urusenda rwanjye baruhumura ukagira ngo ni inyama kandi atari zo, uburyo ururisha imvange ukazirya koko ukongera ukazirya. Urusenda nahoze mvuga ku ntungamubiri zarwo mukibaza ngo koko urusenda rugira intungamubiri. Urusenda rurafasha cyane kubera ko rugabanya cyane kubyimbirwa. Ikindi mwari muzi ko urusenda rugabanya uburibwe. Buriya rero nkunda multiculere babyita gute, amabara menshi kuyabona mu maso mu byo kurya, ariko buriya ni na byiza ku buzima bwacu. Imana yaremye amabara yose kugira ngo tujye tuyarya. Hello, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Turi gukora urusenda. Nimuze mbereke ukuntu bakora urusenda rwiza rushobora kugira umubiri wacu akamaro. Kuko urusenda ntabwo Imana yaremeye ubusa, rufite akamaro kenshi. Niyo mpamvu rero nshaka kubereka uburyo bwo kurukoramo mutarwangije. Hari abantu benshi bakunda gukora urusenda bakarwangiza, ngo nibwo ruramba, ngo nibwo rutinda. Ariko ikintu gituma urusenda ruramba ni ukurushyira muri konjerateri, muri firigo ifite barafu handi hejuru nyine. Urwo ugiye gukoresha muri uwo munsi umwe cyangwa ibiri ukarushyira muri firigo hasi, nta kindi. Naho kuba waruteka ukarutinza cyane rugashirira rukavamo vitamine zarwo zose, ntabwo ari byo. Ahubwo muba muri kwiyica, n'ubumara bukomeye cyane muba muri gukora. Niyo mpamvu navuze ntireka nkora urusenda mbereke uburyo urukora rukakugirira akamaro, aho kugira ngo ahubwo rwangize ubuzima bwawe. Hari abantu bakora urusenda rukamara umwaka nta kintu rubaye, kubera ko baba barwangije nyine, bakarushyira mu mavuta rukamara isaha ku ziko, abantu bakitsamura bagakorora. Ego ko nakoresheje aka cutting board natuwe nkoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo urusenda rutica abantu bazagakoresha mu bindi. Hanyuma nambaraga ndarukata. Biba byiza kugura urusenda ruvanze, ukagura umuhondo mwinshi, warangiza ugashyiramo n'umutuku nk'ine cyangwa 5 kugira ngo ruze kuba rusa neza. Bituma urusenda ruba rusa neza, ari presentable nyine, nawe urabyumva. Hanyuma nkarukatagura, nkashyiramo agapoivro kamwe kugira ngo icyatsi kizemo, ko na poivro iri mu bwoko bw'insenda, cyangwa se urusenda ruri mu bwoko bw'amapoivro, ni peppers. Poivro ni peppers kandi n'urusenda ni pepper. So kiramo poivro, kiramo teyi, iyi ngiyi yo mu nyama, kubera ko barabizi ko gahumura cyane. Urusenda rwanjye baruhumura ukagira ngo ni inyama kandi atari zo, uburyo ururisha imvange ukazirya koko ukongera ukazirya. Ntabwo njya nshyiramo inyanya, kuko urunyanya akenshi rutuma rupfa vuba. Niyo waba udafite firigo uvuga uti ngiye gukora agasenda gake k'iminsi 3, urunyanya rwose rutuma urusenda rutarwangirika. Ariko uramutse uzajya urushyira muri firigo, washyiramo urusenda washyiramo urunyanya. Utanzabereka ubwo bashyiramo inyanya, nta kibazo. Rumeze nk'agasosi rwari rwo mu mahoteli. Urunguru rwanjye rero nta kindi kintu de special nshyiramo tungurusumu ihagije, nkashyiramo ibitunguru. Birahumura, bituma bihumura cyane ibitunguru na tungurusumu. Nako gateyi rero nkagashyiramo, ubundi nkashyiramo umunyu wumvikana. Umunyu utuma nabwo rudapfa vuba. Umunyu utuma ibintu bitabora vuba cyangwa ngo bigage vuba. Hanyuma rwamara gushya neza, ngiye kurushyira mu macupa, nkashyiramo indimu 1 cyangwa 2 bitewe n'uko urusenda ufite rungana. Ubundi nkapfundikira, nkatereka muri firigo rumwe, irindi cupa nkarishyira muri firigo yo hejuru muri konjerateri. Ubwo nazarumara nkafata rwo muri konjerateri nkabishyushya. Ikindi nagukonseya ni ugukoresha amavuta meza, amavuta yemerewe kuribwa ari mabisi, cyangwa yaba ari menshi akaba atagutera ikibazo. Urugero nk'amavuta ya avoka, amavuta ya olive, amavuta ya almond, amavuta ya coconut. Bene ayo mavuta niyo yemerewe kuba wayarya ari menshi, ntakutera ikibazo cyane nk'uko warya aya ngaya yacu asanzwe akagutera ikibazo. Olive oil, almond oil, coconut oil, avocado oil, ayo niyo mavuta mazima umuntu ashobora gukoresha urusenda
kuko njyewe ntabwo njya ncanira amavuta ngashya cyane nindangiza nshyira mu rusenda narwo rutindeho reka duteka iminota 3 ruba ruhiye. N'izindi mboga zose nyine ntabwo zazigomba gushya cyane. Urusenda nahoze mvuga ku ntungamubiri zarwo mukibaza ngasuka kuko urusenda rugira intungamubiri. Urusenda rurafasha cyane kubera ko rugabanya cyane kubyimbirwa cyangwa inflammation numva ariko nabyita yego. Ni anti-inflammatoire ikomeye cyane. Ikindi mwabimuzi ko urusenda rugabanya uburibwe. Harya n'abandi bakunda kururya cyane Abahinde badutanze bazi ubwenge kuturusha. Ibiryo byabo byose babiri mu rusenda n'utwana twabo tuba tururya. Umwana arya agasenda kuko ari gakeya katamwangiza igifu ko igira vitamine C nyinshi kandi ibaye nyinshi cyane ishobora kwangiza igifu uyuriye rwinshi. Ubwo rero n'utu tubuto twabo two mu imbere dushobora kwangiza igifu ku muntu urumwe usanzwe akirwara, ariko usanzwe nta gifu urwara nta kintu urusenda rutwara n'ukuri. Bwongera na apeti, bwongera apeti cyane, ufasha abantu barwaye hypertension. Urusenda ni isi. Ndarutinya niba mba nambaye amaga. Hariho n'abandi bantu mbona barukata nk'uri gukata igitunguru agakatagura rwose nta kiri mubwiye. Ndarutinya. Niyo ntafite ga mfatikanya nkafatishaho gutya kwa umuntu abakata inyama n'icyuma atayikoze afatishije ikanya. Iyo ntafite ga niko mbigenza. Rwanyica we. Ndarutinya. Imikino rero ufite n'utungutu nabonye ari gushari. Turaryana cyane natetseho kamwe ndi guteka ngo njye kararyana byataje. Ubu aya meza yanjye umva ndayahanaguza urufuro isabune n'icyangwe umva nkube kabisa kugira ngo nimpapondera umugati ataza kuba hariho intuze nyinshi. Urusenda umuntu adafite firigo yabigenza nk'uko iyo afite ibishyimbo abigenza. Iyo atetse ibishyimbo cyangwa isombe bigenza ute? Urashyushya. N'urusenda rero rukoze rwinshi udafite firigo uribuka ukarushyushya. Njyewe ntabwo nshobora gufata blender yanjye ngo nyisike mu rusenda rusigara ruhumuramo mukamara igihe kinini ruhumuramo. Sinshobora gushyiramo urusenda njyewe rwose. Sinanakunda urusenda ruseye by the way. Nkunda mbene runo ngo rukataguye. Abantu bakunda gusya urusenda bakarugira nk'agasosi nk'agapotage bakajya basuka ku biryo. Ariko n'uru ruba ruryoshye rurahumura. Mba mu bantu badakunda urusenda ariko urunguru rwo ndarukunda kubera ko bituma ndurya kubera ko ruba ruhumura cyane rumeze nk'imboga. Bakunda usanga urugo rwose rwahumuye urusenda. Ntabyo tugiye twarutetse twebwe nubwo ushobora kurabuka ko twarutetse. Wagira ngo ubwo dukaranza akanyama. Nako zino zitukura ngo ntabwo zikariha. Nikano benshi bavuga ngo ntabwo ruba ruhumura cyane, ntabwo ruba ruryoshye. Kuryoha ubwo menya ari ugukariha cyangwa guhumura cyane. Ubwo rero njye ngura nka 3 cyangwa 4 two kuvangamo gusa kugira ngo bihindura ibara bibe bisa neza tu. Kuko niyo ntarubonye nshyiramo ya poivre itukura. Niyo ntabonye urusenda rw'umutuku rigera ruba rwarabuze rudahari mu isoko hari umuhondo gusa. Ubwo rero dushyiramo akaraga poivre gatukura gakeya, igice cya poivre. Ubona bisa neza. Burya uburyohe bwa mbere ni mu jisho. Gusa rero abantu bagira allergie cyane ku buryo badashobora no kurukata nk'uko ndi kurukata nambaye ga. Bita bimurya ahantu hose. Nk'uko bimerera ngiye kuri tungurusumu iyo nzikase zirenze iyo nzihase nzitonoye nyinshi bita bindya ahantu hose nk'ishimagura umubiri wose. Imibiri y'abantu bitandukanye. Mwari muri aho se? Mwari muri aho? Umuntu witwa Karine umva ndagusuhuje kandi ndagukunda. Umva nimero ya mbere mu bareba mu bakora comment. Ndagukunda pe.
mutereye rwose coup de chapeau ko babyita mukuri ingofero komereza aho please subscribe share comment ukuntu bivuze cyane mu ijwi rinini mubona bitaranze we ariko nyine nceceke nako mbigize ibanga ubu wabona uri kundeba utarakora subscribe kandi ugahora undebera ibiganiro bireba wabikunze ukabiha na like ariko sub ukaba utarayikora ndakwinginze kandaho gusa ni umunota nawo ntugera ni amasegonda 2 ukandaho gusa ko ugashikanda no kukazogera kari aho ngaho kugira ngo nituzadushyiraho ikiganiro ujye uba mu ba mbere bakibona burero nkunda multiculere babyita gute amabara menshi kuyabona mu maso mu byo kurya buriya ni na byiza ku buzima bwacu Imana yaremye amabara yose kugira ngo tujye tuyarya atugereho yose tugere mu mubiri umukororombya ibintu mfite uyu munsi byose ni bito ndi gutonoresha tungurusumu babyita gutonoresha sinabwiye ko zintera allergie cyetse ntonoye nka 3 cyangwa 4 ariko inyinshi zirenzeho zirandya izi gasha zituma umuntu adakora ibintu nk'uko yakabikoze ahubwo abaganga baragoye bafata umutsi w'umuntu kuri aba bafata umutsi nyine bagiye nko kugutera umuti bambaye ga cyangwa uko ngiye harimo ibintu bitose abaganga muzambwire pe ga ntabwo zibajena hari abantu bazi ngo abashefu we ngo ntabwo igitunguru kibarya mu maso kiraturya se n'icyo turya umuntu uko twabimenyereye kiraturya tukumva uko tubayeho ubwo ndasoje tundaza kunagamo gusa bisanzwe kamwe 2 ubundi ndekere ubu rero tugiye kujya ku mashyiga tungurusumu yo baracyari kuyitonora bagiye kuyisekura hanyuma reka tujye ku mashyiga mbere ukuntu njya mbikora nshyiramo igitunguru rero mu mavuta ntigishye cyane hanyuma nkahita nshyiramo n'ibindi byose za poivro zirimo urusenda byose mpita mbishyiriramo rimwe urebye ntabwo njya ndutinzaho rwose mu kanya ruba rubonetse mara iminota mike ishoboka kugira ngo rudata za vitamine zarwo tuba dukeneye mu rusenda nk'uko nazibabwiraga mu kanya biba byiza gukoresha ibikoresho udakunda gukoresha mu buzima bwa buri munsi kuko hari igihe ushobora kuba utabyogeje neza ugasanga abana bari urusenda cyangwa bikabananira ibiryo kubera urusenda rwinshi bihita ruhumura cyane umuntu agitangira kurushyira mu mavuta bihita ruhumura ntagaragura gake kugira ngo nyine hose hagerweho n'amavuta ni byiza gukoresha amavuta meza nk'uko abyaramwe kugira ngo atabangiza kuko amavuta menshi si meza ariko ukoresheje olive almond oil coconut oil mbere aya mavuta yose muzi meza ariko amaburaburizo wumva byose byanze wapfa gukoresha nyine igihwagari cyangwa aya soya rwahumuye we nshyiramo tungurusumu rero kuko mu kanya ndaba ndukuyeho none iyo tungurusumu igeze mu rurahumura wawo umva rurasa neza rurimo akabara k'icyatsi harimo akabara ka rwa rusenda rutukura ariko njye ndabona ari oranje nubwo bavuga ngo ni ugutukura ariko ndabona ari oranje n'akari agahondo k'urusenda wawo ndabona bisa neza cyane
ntago kugira ngo ubone ko watetse urusenda rugifite vitamine ntago uri butume witsamagura keretse uri umuntu uramutse ufite nk'ama-allergie cyane ugira ama-allergie kakiremo n'akunyu gatuma urusenda rudapfa vuba burya runagira taste umva ruryoshye nyine urumva ubwo rero nta bintu byo kwitsamura biba bihari igihe nahereye kuva narukata kuva ndushyize mu mavuta nta byo kwitsamagura mu gihe ubundi muri karitsiyo iyo utetse rwa rusenda ruhinduka umukara abantu bose barahunga bakavuga bati ntibatetse urusenda n'abaturanyi bakitsamagura bati ntibatetse urusenda kaninagiramo agateyi kanjye rwose biriya bintu mva mu byirinde ndabinginze byangiza ubuzima nimba ukunda ubuzima bwawe ihangane ukora urusenda rusanzwe rumeze nk'imboga rwose naho biriya biba byahindutse uburozi bwangiza cyane kahumuye shawe yewe we muze mbahe agasenda nitwaze uducupa urusenda rwari rwinshi wow karahumura bumva wakarira wakozamo ubugari uziko abana bajyaga bafata urusenda bagakozamo ubugari wa nabyibuze ko abana twiganaga bafata urusenda bagakozamo ubugari bakarya we bicaga igifu cyabo pe ariko babere kwirinda kanseri urusenda ari anti-inflammatoire kabije nyinshi naho ubona ntanashyizemo black pepper urusenda na black pepper bikora kimwe burya wow maze ubu rurahiye kugira ngo ndi burenze hano kada urwahiye kabaye uri gukumura neza gusa nicyo nakundiye n'undi nawe urusenda nanjye ubwanjye sinkunda urusenda pe sinkunda urusenda ariko kubera ko nyine kaba kahumuye cyane nkozaho gake kutuvuta ntinya urusenda nkozaho gake kutuvuta nkoza ku kirayi nkarya byibuze da nkumva ku gahumuro nyine k'iyo tungurusumu n'urusenda ndi mu bantu batinya urusenda cyane ariko runo rutetse ndarukunda pe ariko sindi wa muntu wafata urusenda ngo ndarwokeje ngo ndariye reka da cyangwa rwakunda ufata piripiri ukayotsa cyangwa ukayishyira hejuru y'ibiryo biri gutogota wapi naba nkurikiramo iki ubu rero niba umuntu akwikorera runo nguru byibuze mbona ruhumura ugatera umuntu apeti ubu rwahiye kabaye ntabwo nyadutinzaho ntabwo ujya rurenza iminota 5 ku ziko wapi nako rutangiye gusa n'ururekurana ni ukwiyegeranya cyangwa iyo rutangiye gushya rusa n'urwiyegeranya ni ukwiyegeranya da cyangwa ukurekurana biranyobeye umva udutunguru turi guhumuramo agatungurusumu agateyi wawu n'agapwavuro burya gafite ukuntu gatanga impumuro maze mbanumva nashyiramo na seleri atari byiza kuyikaranga ubundi ari kuba nayikubisemo rwose ubu ngiye gufata amacupa nshyiremo urusenda rumwe rugomba kujya muri konjerateri hejuru gusa biba byiza gushyira mu kantu ka plastique kagenewe kujya muri konjerateri buri ibintu byose ntabwo byaremewe kujya muri konjerateri ni ukubyirinda cyane hari igihe biba byanditseho ko gashobora kujyamo niba byanditseho ko katagomba kujyamo ntagende ibyo muri microonde mbese ubwo rero hari igihe ushyiramo icupa rya plastique icupa rimeneka rigaturika ugasanga ryaturitse kubera barafu ubukonje bwabibanye bwinshi ubwo rero nanjye nshyira muri ka gacupa kameneka mu rujya hasi hanyuma urujya hejuru nkashyira mu kantu ka plastique ko keza uburyo katakwisatura plastique yagenewe kujya muri konjerateri niyo nkoresha kugira ngo bitazangiza ubuzima bwacu urwo rusenda rwahumuye nta kwitsamura reka ibintu nateka kwitsamagura ubundi imana yanjye urusenda rukaba rurahiye ni ukuzimya ndazimije reka nduterureho ubundi ndushyire ku meza ntangire ndushyire mu macupa yarwo mwana rudasa neza muri kubona ari imboga neza ni agasosi ko gushyira ku biryo
Sosi kameze neza rwose. Reka ndushyire ku ruhande rero nongere ndushyire mu macupa. Rwabonetse. Hanyuma ngiye gushyiramo indimu, amazi y'indimu, hanyuma mvange neza. Ndibuka ukuntu kera sister wanjye iyi pano cyangwa isafuriya twatekeyemo urusenda yitaga ayishyiramo ibirayi akabirya, imva nayo yatinyaga urusenda pe, baba we. Njye rero ndigatinye kubinenya urusenda, nirira gakeya da. Nzajya nducuruza, nzajya nduteka muze kugura, muterura agasahani nk'aka mukajyana. Umuntu abimbaje muri groupe, ndetse nta muntu ucuruza urusenda rutetse, turamugura da. Rero ni ugutangira kwakira amakomande. Aka ngaka ka plastique turagashyira muri konjerateri hejuru nimara guhora, ariko hanyuma kano ngaka k'intuze k'ikirahure tugashyira muri firigo yo hasi, tukagenda turya gake gake. Sawa rero, ndabakunda cyane, turi kumwe, bizu bye, ndabakunda pe, ariko please subscribe, share, comment. Bye bye, mwari kumwe na Chef Jeannine.